iki nicyo kizatuma tujyana impumuro nziza ya Kristo ahantu hose. Umuriro w'umwuka, umuriro wo gukunda Yesu, umuriro wo gukunda Imana, umuriro wo gukorera Imana. Ntugasinzire ku gicaniro cyawe, kuko ikibazo dufite abarokore benshi nta passion bakigira. Sigaye ubona ibintu by'Imana baba baraho, baza kuririmba bizetura, baza gusenga ari uko bahendahenda, batura amatura ari ukubinginga, bamwe baba bitotomba. Umuriro warazimye, no guhembera. Ariko Imana yo yavuze ngo uyu muriro, iyi passion ujye uhora waka, ntugasinzire. Haleluya. Iyo rero umuriro w'Imana urimo kugurumana muri twebwe, biroroshye cyane kujyana impumuro nziza ya Kristo aho tugenda hose, kuko ubu uri ku gicaniro, uri igitambo. Wakwicarana n'abantu ukaba urimo gushaka aho uri buhere ubabwiriza ubutumwa bwiza. Wakwicarana n'uwihebye ukaba urimo gushaka ahantu uri bumubwire ijambo rikamuzahura. Wakwicarana n'umuntu uri mu byaha ukaba urimo gushaka uburyo urize kumubwira ngo abivemo. Iteka ryose umuriro ugahora waka ku gicaniro. Wabumbura akanwa abantu bakamenya ko ufite Yesu. Amen. Wabumbura akanwa abantu bakamenya ko ufite Yesu. Niyo waba uri wenyine ukaba ugenda mu nzira ubwira Imana ngo Mana nyemerera aho ngiye uze gukorana nanjye. Wabyuka mu gitondo rikabisengesho ryawe, wajya kuryama nimugoroba ikabisengesho ryawe, ukabwira Imana ngo Mana reka mbi igitambo ku gicaniro kandi mporeho. Uyu muriro ntugasinzire. Abantu bamwe bagenda bahondobera buke bukeya. Hari mwene data umwe twari turimo kwandika chapitre y'igitabo cyo ku mateka ya Anglikani, twe baduhaye kwandika ku bubyutse. Yashyizemo amazina y'abantu benshi. Ndahongera ariko ubu bubyutse bwagiye hehe? Icyo ni ikibazo ndimo kubaza Imana. Gideon yigeze kubaza Imana ariko ati ariko Mana, za mbaraga basogokuru batubwira zagiye hehe? Reka mbibasigire, kuko mu Rwanda itorero rya mbere umwuka yamanukiyemo rigatanga revival mu gihugu na Anglikani. Mujya mubaza Imana ngo ariko Mana, za mbaraga zagiye hehe? Ndetse bamwe bazakubwira ngo zirahari, nkabwira niba zihari kuki zakonje? Ntitwaba twarasigaranye igishushanyo cy'umuriro, inkwi zaravuyemo kera. Ntitwaba dufite ifoto ya fiancé kandi yaratubenze kera, ukaba warayisigaranye. Umukobwa uzuraga n'ubu ngubu ifoto ye ndacyayifite, kandi se wabaye umugore wanjye, ariko ntabwo ari imanutse mu nzu yanjye. Ariko ifoto ye nta mpamvu nari ifite yo kuyica, kuko ntabwo yari umwanzi wanjye, nta mahitamo. Ariko icyo nenda kubabwira, hari abantu umwuka yagiye kera basigarana ifoto. Tuvuga revival, ariko umuriro warasinziriye. Ese Banglikani bene data, za mbaraga zagiye hehe? Ese twakongera tugasubira ku gicaniro, hanyuma uwo muriro tukawuzamura, hanyuma umubabwe mwiza ugahumura, abantu ukamenya, bakavuga ngo ariko iyo mpumuriro ava hehe? Ngo ni hahandi hepfo hariya ku Baporoso kuri Anglikani, ngo bongeye bacana umuriro, bashyira ibitambo ku gicaniro, hanyuma impumuro nziza ikwira umujyi wa Kigali. Haleluya. Kuko iyo dushyize ibitambo ku gicaniro, umuriro iyo watse turahumura. Haleluya. Imana iduhe umugisha. Mureke dufungura amacupa ya parufe, impumuro itame. Ariko ngewe nkunda kariya kanyuma, nkunda igitambo kiri ku gicaniro. Sinkunda inyama jewe, nta nubwo nkunda burushete, ariko nkunda impumuro yazo. Reka twishyire ku gicaniro cya Yesu, tumubwire ngo Mwami Yesu, manura umwuka n'umuriro, dukwize impumuro nziza muri karitsiye. Teme dufite y'umukristo ukwiza impumuro nziza ya Kristo. Ndagira ngo dutangire dusoma amagambo arimo iyo teme
mu Bakorinto ba kabiri ibice 2 turasoma duhereye ku murongo wa 14. Aravuga ngo ariko Imana ishimwe kuko ihora iturangaje imbere. Aya magambo ndayakunda cyane. Buriya hari amagambo usoma ukumva agushubijemo imbaraga. Imana ishimwe kuko ihora iturangaje imbere, ikaduha kuneshereza muri Kristo no gukwiza hose impumuro nziza yo kuyimenya. Kuko turi impumuro nziza ya Kristo ku Mana hagati y'abakira n'abarimbuka. Kuri bamwe turi impumuro y'urupfu izana urupfu, ariko ku bandi turi impumuro y'ubugingo izana ubugingo. Kandi ibyo ninde ubikwiriye? Nitwe. Ninde ukwiriye uwo murimo? Nitwe. Kuko tutameze nka benshi bagoreka ijambo ry'Imana, ahubwo tumeze nk'abatariganya batumwe n'Imana bakavuga ibya Kristo imbere yayo. Haleluya. Aya n'amagambo turaza kwifashisha n'ayandi yo muri Bibiliya n'izindi nkuru zo muri Bibiliya, ariko icyo nkundira aya magambo ubundi kugira ngo wumve ibyo Paulo yavugaga, rimwe na rimwe bisaba gusubira inyuma ukinjira mu muco wabo. Iyo ingabo z'Abaroma, kuko Paulo yabayeho mu gihe cy'ubwami bw'Abaroma, iyo ingabo z'Abaroma zabaga zatsinze, umunsi wo kwinjira mu murwa bateguraga umunsi wo kwiyerekera umwami. Ariko no mu Rwanda byabagaho buriya ni mu ntore zihamiriza, burya umudiho w'intore muzabibona kenshi baba bafite n'ingabo n'icumu, uretse ko nabonye muri kino gihe basigaye bitwaza inkoni ebyiri. Nkabone se izi nkoni ebyiri zigomba kwekekora, harabitwaza inkoni wenda akaba arizo batwara. Ariko ubundi Abanyarwanda burya n'umudiho w'intore bwari uburyo bwo guhamiriza intore zije kwivugira umwami, zicyuye imihigo. Rero n'Abaroma iyo bacyuraga, iyo umujenerali watsinze yatahaga n'ingabo ze, barabanzaga bakaguma hanze y'umurwa bakabategurira umunsi mukuru. Noneho bumwe mu byo bakoraga byababanzirizaga, hagendaga abantu batwaye ibihumura neza bakinjira mu murwa, mbese batwaye bagenda bakabikwiza mu murwa aho ingabo ziri buce. Hanyuma niyo mpamvu Paulo avuga ngo Imana ishimwe ihora iturangaje imbere. Niyo general en chef, ihora iturangaje imbere. Rero nta kintu cyiza nko kumenya ko Imana ihora ikurangaje imbere. Ariko si ibyo turimo kwigaho, kuko ariko nibindi kugira ngo bize kumvikana, kugira ngo dukwize impumuro nziza, nuko tuba dufite Imana iturangaje imbere, ikaduha kuneshereza muri Kristo. Kujya gihe umujenerali yazaga afite igare rye rikuruwe n'ifarasi, ari imbere y'ingabo ze aje kwiyereka. Hanyuma tugakwiza hose impumuro nziza yo kuyimenya. Noneho niyo mpamvu yapfa avuga ngo kuri bamwe turi impumuro y'urupfu izana urupfu, kubera ko iyo biyerekaga batyo umwami cyangwa abatware b'ingabo zatsinzwe nawe bamuzanaga bamukurura. Iyo mpumuro nziza bakwiza yuko batsinze, kuri we byaba bivuga ngo ni urubanza rwo gupfa, byabaga ari ikimwaro kuri we kuba yaratsinzwe. Buriya niyo mpamvu iyo musoma Bibiliya hari ibintu muzajya mubona bimwe bigorana kubyumva. Murabizi buri ikintu cyagoye umwami Sawuli, Imana yaramubwiye ngo agende arimbure byose, ariko yisigariza umwami Agagi w'Abamaleki. Kubera iki? Iravuga ati kamemu ngomba kuzinjira mu murwa mbere ku munyago. Noneho Samweli aramubwira ati ibyo numva uriya Agagi mbona urimo kwiduga hano nibiki? Imana yarakubwiye ngo ibyo uzabisige hano, uzabitsembera iyo ngiyo, ntuzabitahane. Usanga yatoranyije inka z'imishishe n'intama z'imishishe, kuko yagombaga kwinjira mu murwa afite iminyago agiye kwereka abantu. Ariko twebwe Imana ishimwe kuko iminyago yacu ntabwo tuyitsinda iyo ngiyo mu Bamaleki, tuzayigaragaza imbere y'umwami wacu. Amina. Hanyuma reka twigarukire ku nyigisho nyanyigisho. Ntabwo ibyo ni amateka, aho iyi text yavuye ntabwo ari ngombwa kubyinjiramo cyane.
ngo Imana ishimwe ihora iturangaje imbere ikaduha kuneshereza muri Kristo. Kubwo kuneshereza muri Kristo tugakwiza hose impumuro nziza yo kuyimenya. Haleluya. Gukwiza impumuro nziza, ngira ngo ni ikintu twari dukwiye kwibaza nk'abakristo, kubera ko hano ijambo ry'Imana rirabidusobanurira neza. Ntabwo ari impumuro yacu, dukwiza impumuro nziza ya Kristo aho turi. Nkunze kubibabwira hano n'urwenya, nta nubwo ari n'urwenya, ni ikigereranyo. Njya mbwira abantu ngo umuntu wese wamize Kristo, ubundi ubumbuye umunwa abantu bagombye kumva impumuro ya Kristo. Iyo umuntu yariye tungurusumu cyangwa yariye igitunguru, iyo abumbuye umunwa ntushobora kuyoberwa yuko yariye tungurusumu cyangwa igitunguru. Ubundi nuko natwe twagombye kumera. Umuntu wamize Yesu wagombye kubumbura akanwa, abantu bagahita bumva impumuro ya Yesu. Haleluya. Ariko ikibazo ni iki? Ubuzima bwacu bujyaniye ihe mpumuro? Kubera ko buriya ikibazo gikomeye mu bukristo si ugukora umurimo w'Imana. Ikibazo gikomeye mu bukristo si ugukunda Yesu. Ikibazo gikomeye mu bukristo ni ukugaragaza Yesu twizeye aho turi hose. Kuko abantu benshi bafite ubukristo bumeze nka bumwe Paulo yavugaga avuga abayisirayeli mu Baroma igice cya 11, aravuga ngo bafite kwizera bihangiye. Hari abakristo bafite ubukristo badefinishije mu buryo bwabo bubahesha ishema, ariko iyo winjiye, abasomye igitabo cy'umugenzi baza umugabo witwa Magambo ngo iyo yaturukaga kure wabonaga asa neza, ngo ariko watangira kumwegera ukabona agenda agajuka. Abakristo benshi ni beza pe iyo utagiye muri details z'ubuzima bwabo. Iyo utangiye kwinjira muri detail, erega n'abantu, umuntu wari igitunguru yari kure ntabwo ushobora kumva impumuro yacyo. Umenye ko yari igitunguru ari ukumwegereye, ndetse afunze umunwa ntahumeke cyane, ushobora no kutamenya ko yakiriye, ariko reka bumbura umunwa ntashobora kugihishira. Sicane n'umuntu wariye tungurusumu niyo yagira ati, urizicarane n'umudamu witeye parufe ya Angel, ariko ubwo nuko ariyo nzi ihumura cyane. Hariho n'izindi zihumura cyane, ariko Angel yo nanjye wayisize ndakubwira ntiyo ni Angel ndayizi. Uzabona yifatiye. Nigeze kujya gushakira madamu parufe ahantu, uzi ko akundi rero bagutera parufe hano ku kiganza kugira ngo wanze winukirize wumve uko ihumura. Bateraho gakeya. Ye bagenzi banjye, umuntu twahuye yarambwiye ngo ariko ngo itera parufe y'abagore ni kubera iki? Ngo mita bimenya yuko ni haya yindi bashyize ku kiganza ntushobora kuyihisha ko bayigushyizeho. Rero hano nicyo kigereranyo twagombye gufata. Nukuvuga ngo umuntu wakoze kuri Yesu n'umuntu wamize Yesu, wakoze kuri Yesu bishobora kuzageraho bikavaho. Sibyo? Hari umugore wigeze gukora ku myenda ya Yesu, hanyuma agenda yakize. Ariko hari n'uwamize Yesu agatura muri we. Uwo nguwo we uriya wakoze kuri Yesu akagenda bishobora kuba byaribagiranye, ariko watwaye Yesu akamujyamo. Paulo yavuga neza akavuga ngo ubu ndiho ariko si uriho, ni Kristo uriho muri jye. Ndi ari muri jye. Iyo wamize Yesu akajya muri wowe, kwa kundi tujya turirimba ngwinuze mu mutima wanjye umbemo ndabikwemereye, ngwino utahe mu mutima wanjye
wibonerema ho ku iriya mpumuro nziza tuzajyana si yacu, ni impumuro nziza ngo dukwiza hose impumuro nziza yo kuyimenya. Kuko umuntu udafite Yesu, ndagira ngo iki ngiki mu byo twigisha byose, kuko nabonye ikibazo ubukristo bw'uno munsi bufite. Turimo turigisha ubukristo bw'umusaruro, tutarigishije ubukristo bwo kubiba. Abantu barashaka gusarura impumuro nziza ya Kristo kandi badafite Yesu. Abantu barashaka kurya imigisha ariko batarigeze batumira ngo batunge nyir'ukuyitanga kandi bamwumvire. Hariho n'ikibazo gikomeye cyane cyacu kiri. Dukeneye kubanza tugasubira inyuma tukakira Yesu agatura muri twe. Abakristo baricara ukamubwira ati ariko se iyi migendere, iyi mivugire, iyi mikorere, iyi myitwarire wabonye Yesu? Ngo ariko ntimukancira urubanza. Ntabwo ndimo kugucira urubanza, kuko birigaragaza, imbuto zawe nizo zikuvuga. Kuko bigeze kubaza Yesu, banabiririmbye batari ko batabo bantu tuzababwirwa n'iki? Ati ntibibavune, muzabamenyera ku mbuto bera. Ntushobora gusoroma imbuto nziza ku giti kibi, niko Yesu yavuze. Ntushobora gusoroma imbuto z'umutini ku mugenge. Ntushobora gusoroma imbuto z'umuzabibu ku gitovu. Ibyo ni Yesu wabivuze muri Matayo ibice 7. Rero buriya iyo Yesu ari muri twebwe, hari ijambo ryiza nkunda Paulo yakoresheje avuga ngo twebwe abanyamahanga ngo twatewe mu giti nk'ingurukira. Bivuga ngo jye baranterura bagende banshinge muri Yesu, noneho ibyo mvoma muri Yesu aba ari byo bintunga. Noneho ninjya kwera nera imbuto za Yesu kuko nteye muri Yesu. Hari ahandi Paulo yandika avuga ngo mushorere imizi muri Kristo kugira ngo mushobore kwera imbuto nk'izo ngizo. Impumuro nziza ya Kristo izaza ari uko twabanje gushorera imizi muri Kristo akaba muri twebwe. Rero ntabatindiye cyane ngo ntinde kuri icyo ngicyo, ndagira ngo muanze mu byibaze, kubera ko ndagira ngo mbibumvishe mu buryo bworoshye. Ubundi impumuro mbi y'ubuzima bwacu, iki impumuro mbi y'ubuzima bwacu iva mu byaha. Kubera ko Bibiliya tubwira ngo ubundi iyo ugenda uri mu byaha uba upfuye, kandi igipfuye cyose kiranuka. Igipfuye cyose kiranuka. Paulo yandikira Abefeso mu bice 2 avuga ngo ubwo twari dupfuye tuzize ibicumuro byacu, yaratuzuye atugirana bazima na Kristo. Igituma ibintu bigenda nabi, ibyaha byacu. Nureba Paulo yandikira Abagalatiya aravuga ati buriya imirimo ya kamere iragaragara. Icyambere akatubwira mu Bakorintho akatubwira ngo icyambere umuntu wa kamere ntashobora kwakira ibintu by'Imana. Icyo ni ikintu cyambere kibanza kwica ibintu. Umuntu wa kamere ntashobora kwakira ibintu by'Imana. Reka mbazomera amagambo yo Paulo yavuga n'ubukana bwinshi. Buriya Paulo afite ukuntu ajya yandika akandika amagambo afite imbaraga. Mu Bakorintho ba mbere ibice 2 aravuga ngo umurongo wa 14 ngo ariko umuntu wa kamere ntiyemera iby'umwuka w'Imana kuko ari ubupfu kuri we. Niyo mpamvu ngo kuri bamwe tugaragara nk'impumuro y'urupfu, kuko umuntu wa kamere iyo umubwiye iby'umwuka yumva ari ubupfu kuri we, akaba atabasha kubimenya kuko bisobanurwa mu buryo bw'umwuka. Ni nko gufata umuntu, buriya ntabwo abantu barabisobanukirwa neza. Ndagira ngo manze ntinde kuri iki kintu cy'umuntu uri mu byaha. Urabizi umuntu uri mu byaha
Pawulo akoresha ibigereranyo bitatu, akavuga ngo uyu muntu uri mu byaha. Rimwe njya nkora demonstration hano, ntabwo uyu munsi ndihuta, ntabwo nshaka kubikora. Umuntu uri mu byaha, satani Pawulo aravuga ngo uyu muntu uri mu byaha ngo ni abantu satani yahumye amaso ngo kugira ngo batamurikirwa n'umucyo w'ubutumwa bwiza. Icyo si icya mbere. Fata umuntu uri mu byaha umubwire ngo ariko ntabwo ubona Yesu, ahubwo ati ntawe mbona. Kubera iki? Satani yamuhumye amaso ngo atamurikirwa n'ubutumwa bwiza. Ugafata umuntu ukamubwira ariko ntabwo ubona kwiza ingeso zawe zirimo kugusenyura urugo, ukibwira ngo arabyumva, ukabona ntabyumva. Kubera iki? Satani yamuhumye amaso, ibyo urimo kumwereka ntabwo abibona. Noneho ukamubwira uti ariko se wavuye muri ibi bibi gukora ukaza mu gakiza. Kwibaza kuki uyu muntu atarimo guhaguruka. Bibiliya ikatubwira ngo Satani yamufashe mpiri, yamuziritse amaguru, ntashobora kwivanayo. Noneho ukamubwira ariko ubwo ntutekereza ngo ubyumve neza. Noneho ukavuga ngo Satani yaramusindishije. Murebe mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo, nibwo muri bubyumve, niho ayo magambo nayakuye. Aravuga ngo Timoteyo wa kabiri ibice 2 umurongo wa 24, ngo ariko umugaragu w'umwami wacu ntakwiriye kuba umunyamahane, ahubwo akwiriye kugira ineza kuri bose, agakunda kwigisha, akihangana, agahanisha ubugwaneza bamugisha impaka, ngo ahari nibishoboka Imana ibahe kwihana, bamenye ukuri, basinduke, bave mu mutego wa Satani wabafashe mpiri, babone gukora iby'Imana ishaka. Urumva Satani yarabafashe abafata mpiri, bivuga ngo yarabaziritse, arangije arabasindisha, imitekerereze yabo ntiri ku murongo. Buriya nta kintu kibi nako nta kintu kigora nko kugerageza kubwiriza umuntu wasinze, ukamubwira ukumva ntabwo ibintu abyumva, ari stuck mu ibitekerezo yatangiranye amaze gusinda, nibyo akomeza akabyinamo muzunga. Mfite abantu benshi babasinzi njya mvugana nabo nkamubwira nageraho ngaho nkamukupa, abana après tuneka nkusengere ndekera kuko ntubyumva, ntushobora kubyumva uri muri yeta. Abantu Satani yarabasindishije, yabagize imbata. Number 1 abahuma amaso, number 2 abazirika amaguru n'amaboko, number 3 abasindisha mu bitekerezo kugira ngo bahinduke, baguma mu rupfu. Noneho ingeso zabo ziranuka, kuko ibyaha byose ntawe bitabangamira. Iyo uhuye n'umuntu w'umunyamahane, ngira ngo amahane nicyo kintu cyoroshye twese tugira, ariko umuntu wabana n'umunyamahane ntibimubangamire, sinzi uko yabakoze. Umugore wabana n'umugabo w'umusambanyi akamusambaniraho, akamubyariraho abana, akambwira ngo ntacyo bimubwiye, sinzi igiti yaba aremyemo. Abagabo babyihanganira bo sinzi ijuru baba baravukiyemo, kuko twebwe abagabo turi na intolerant. Hari ibyaha dushobora kwihanganira, hari n'ibyo tutihanganira. Uko niko abagabo duteye. Munshakira icyaha na kimwe gihumura neza ku buryo abantu bakishimira. Nimukibona yewe no kubeshya, nibyo bintu abantu bajya bavuga ngo kubeshya, ngo oya, kubeshya biba byiza iyo batarakubeshyera. Kubeshya biba byiza iyo batarakubeshya. Ukumva ngo nakaha gatoya ngo kamemo, ngo kubeshya ngo nta kintu bitwaye. Ihangane bazakubeshyere, nibwo uzamenye ko no kubeshya ari icyaha kinini. Ihangane bazakubeshye bakwesikuruke, umujinya uzarakara ni uzakubwira ko nta cyaha gitoya kibaho. Kugira ngo rero tuzagira impumuro nziza iva muri Kristo, nuko tubanza tukava mu byaha. Haleluya. Tukava mu byaha, kandi tuvuyeyo tukihana, tukakira Kristo nk'umucunguzi, kuko iyo niyo ntambwe ya mbere. Nkunze kubwira abantu ngo iyo ugarukiye aho ngaho nanone uzateza ibibazo. Tugomba kwakira Kristo nk'umucunguzi, ariko kugira ngo tuzakomeze
tukemera kumwumvira nk'umwami. Kumwumvira nk'umwami ni nacyo kinanira abantu benshi. Impamvu mubona abantu benshi bakubwira ngo genda akijijwe, ariko wareba imyitwarire ye, ashobora kuba yakijijwe kuko yaravuye mu byaha, ariko ntabwo yumvira Yesu nk'umwami, aracyasubira hahandi, ari on and off, asubirayo. Ariko iyo wafashe Yesu nk'umwami, hari ibyo udakora kugira ngo tuzashobore kuzana iyi mpumuro nziza. Nuko Yesu aba ari permanent, atuye muri twe kubw'umwuka wera. Haleluya. Kuko Yesu yaratubwiye ati ikizabagirira umumaro nuko ngenda. Abantu benshi ntabwo barumva impamvu, kubera ko Yesu turamwakira nk'umwami, ariko ikiduha impumuro nziza ni umwuka wa Yesu uzugatura muri twebwe. Ni umwuka wera uzaka tukaba permanent residence y'umwuka wera. Umwuka wera agatura muri wowe, none ugatangira kwera imbuto ziryohera abantu. Ukajya wera urukundo, ukajya wera amahoro, ukajya wera ibyishimo, ukajya wera kwihangana, ukera kugwa neza, ukera ingeso nziza, ukera gukiranuka, ukera kwirinda. Ngo ibyo ngibyo nta mategeko abihana, nibyo biranga abana b'Imana bahumura neza. Haleluya. Nzajya mbisubiramo kenshi, wenda muzagera aho ngaho bisobanuye. Umugore uzahumurira umugabo neza ntuzaba yuzuye urukundo, yuzuye amahoro, yuzuye ibyishimo. Nta depression uzasanga mu rugo iyo uwo muntu yuzuye urukundo, yuzuye amahoro, yuzuye ibyishimo. Afite kwihangana, afite kugwa neza, afite ingeso nziza, afite kugira neza mu byo akora byose, afite kwirinda no gukiranuka. Kandi ibyo ngibyo byiyapurika no kuri twebwe abagabo. Umugabo uzahumura neza iwe mu rugo naho akora, by the way, biranakomera cyane ku bagabo, kuko twebwe hari imico. Petero ntabwo ari Paulo, ni Petero. Petero yabyanditse neza, aravuga ngo hari ibintu by'imico. Yaranditse, mureka mbasomera ayo magambo mu gice urwandiko rwa mbere, igice cya mbere mu wa 18, ngo kuko muzi yuko ibyo mwacungujwe ngo muve mu ngeso zanyu zitagira umumaro mwatojwe na ba sekuruza banyu. Ingeso zitagira umumaro twatojwe n'umuco. Abantu bazi yuko umugabo, mwarabibonye yuko abagabo ubundi kuvuga nabi mu rugo ni ikimenyetso cy'umugabo. Umugabo nyine wihagararaho ufite igitsuri. Icyo se si Ikinyarwanda. Umugabo utavuga meze nk'ikibuye kinini cyicaye hariya uririmba yeme rock. Umugabo utaha bagakura abana mu nzira, ukabanza kureba ko nta masahani basize aho bari bicaye, kuko umugabo araje. Uwo muco usanga n'abantu bamwe barawadobuse, twamara no gukizwa ntitwibuke yuko tugomba guhindura iyo mico y'imbura mumaro twarazwe na wasugukuruza cyangwa twakuye mu muco. Niba mbeshya muzitegereze muzabibona. Jewe muramura nabyo buri munsi. Ariko ugomba kumva ko ndi umugabo mu rugo rwanjye. Kwese ko ni ngombwa gutontoma nk'intare ngo bamenye ko uri umugabo mu rugo. By the way, mwarambi babwira iyo twiga, nubona umugabo wibutse umugore ko ari umugabo, ujye umenya ko afite ibibazo byo mu mutwe. None se ninde utazi ko uri umugabo mu rugo rwawe ngo uzi uwo ndi we hano? Ninde se utabizi? Iyo unyuze imbere y'iwanjye baravuga ngo ni kwa Pastor Ntwari, ni iwanjye n'abaturage barabizi. Ndinda ajya kwibutsa wo mu rugo rwanjye ngo hano ni iwanjye, nabo hanze barabizi. Nkanzwe mutubana mu rugo. Nubona umuntu watangiye kuvuga gutyo, ujye umenya ko mu mutwe byicanze. Ahubwo burya niba ukeneye kwibutswa uwo ari we, nta mpamvu yo kwibutsa umugore wawe ko uri umugabo. None se ubundi arabiyobewe, umurongora ntabizi.
iyo umugabo byamucanze yibutsa umugore ko ari we mugabo, ahora ngo uzi ko ari giye umugabo muri uru rugo. Ntabwo ari ngombwa ko tuvuga nk'intare ngo abantu bamenye yuko duhari. Tugomba kuba abantu bafite urukundo, bafite amahoro, bafite ibyishimo, bakanabikwiza. Kuko iyo tuvuga ngo impumuro nziza ya Kristo ni iyo ngiyo, ntabwo ari ukwitera parufe. Ushobora kwitera parufe ariko nabumbura akanwa mwese mugahunga, hahumura inyuma ariko imbere nuka. Buriya impumuro nziza yacu ni ziriya mbuto z'umwuka. Ariko reka mbere cyane hagorana cyane. Buriya ugarutse mu cyongereza bacyumva, ariko no mu kinyarwanda ndaza kugarura murabyumva neza. Baravuga ngo imbuto z'umwuka ngo nukwihangana. Ibyo ngibyo biba bitangiye kugora abagabo. Ariko iyo bageze ku gikurikiye ngo ni meekness, ni ibintu byo hari umugabo twahuye ejo witwa Dusere, ndavuga ni yamahenga. Umugabo yitwa Dusere. Hari ibintu bundi biba bitajyanye n'ubugabo kwitwa Dusere, Duse. Umugabo witwa Duse ariko murabyumva, ukagenda ngo uri gentle, mbese uraho w'ingeso nziza, ngo uri meek, banyereraho bakagwa, ngo uri kind. Cyakora ibyo byo wenda turabigerageza, ariko ibyo bitatu gentle, Dusere, umuntu akitwa Duse. Ariko ya mpumuro nziza ibamo nako kantu ko kuba du, ukoroha, ukaba meek, ukaba kind. Noneho wagera hanze ukagira kwirinda, kwirinda mu byo tuvuga no kwirinda mu byo dukora, hanyuma tukanakiranuka kugeza no mu tuntu duto. Ibi rero iyo bitubiye baratubwira ngo ibyo nibibabamo bigwiriye. Niko Petero yanditse mu gukora nk'umukristo, aravuga ngo kubw'ibyo kwizera kwanyu mukongereho ingeso nziza, ingeso nziza muzongereho kumenya, kumenya mukongereho kwihangana, kwihangana mukongereho kubaha Imana, kubaha Imana mukongereho gukunda bene data, gukunda bene data mukongereho urukundo. Ngo ibyo nibibabamo bigwiriye ngo bizatuma mutaba abanyabute cyangwa ingumba mu byo kumenya Kristo Yesu. Bivuga ngo aho tuzagenda hose tuzagenda dutwara ya mpumuro nziza ya Kristo. Kandi ibyo ngibyo ntabwo bikubuza kuba umugabo. Cyewe nabonye hari ibintu abantu bakomeza nyamara ubundi byoroshye. Buriya nta kintu cyiza nko kuba ukomeye ntubyibutsa abantu. Abantu bakunda gukomera, ariko burya iyo utikomeje abantu baragukomeza. Ariko kugira ngo uzabisobanurire abantu babyumve nabyo birakomeye. Twigeze kujya ahantu na mwene data umwe, hanyuma twari dutashye ubukwe kandi ntabwo twari mu bakwe bakuru, kwa kundi utaha ubukwe gusa. Dusanga intebe z'imbere zuzuye, ariko inyuma hari hakiri intebe, niyicarirayo. Arambwira ati no, ati ntabwo twe dushobora kwicara hano. Ntabwo narize ko twaje gutaha ubukwe tukaba twageze muri sare, harize tukicara hano ko hari butuzanire fanta n'ubundi ko zitugeraho. Cyo nzi ni kimwe hano ziratugeraho. Atoya, barakomeza arahagarara. Noneho umuprotokolo umwe muri babandi babicaza abantu razasanga niyicariye ku ntebe inyuma, ati pastor ati ko wicaye hano, hano se urabona ntarimo gukurikira, hari ikibazo? Atoya, ati ntabwo ukwiye kwicara hano. Ati reka njye kugushakira intebe. Aterura intebe arayijyana, areba ahantu ntendeka ku bantu bari bicaye imbere, ati ngwino tugende. Nariko n'uyu turi kumwe. Ati turagenda tugeze, ati ntubona, nshaka umureze tubona iki? Wowe ugendeye ku ikote ryanjye none urashaka kunyemeza yuko tubona iki? Mwagiye mwiyicariraho ibintu. Rero buriya hari ukuntu abantu batabyumva. Izi mbuto tuvuga ziradusaba kuba gentle, ukagenda ukicara. Niba batakubonye, icyangombwa nuko uri muri sare watashye ubukwe. Ni ngombwa ko wicara imbere ko utari n'umusangwa se, ukaba utari umukwe mukuru, ubundi ikibazo kiri. Ariko bivamo imbere ziriya mbuto. Buriya kuzumva nuko buri munsi wisuzuma
abantu benshi bibwira ngo guca bugufi, murambwira abantu ntabwo uzigera wumva kuremera ko guca bugufi kugeza igihe bazagucisha bugufi ukajya ahantu bakamera nkaho batakuzi ukibagirana nyine ukibuka. Buriya rero iyo waramutse ucishijwe bugufi utaraciye bugufi utaha washaririwe, ndetse byareba nabi ugatumura umwotsi. Uzi ko hari abantu bahaguruka bakigendera ngo ntibamubonye, abantu bakaza bakavuga abantu wenda batamubonye ko arahari, akazamara iminsi abivuga ngo jyewe nagiye mu bukwe bwo kwa Pascal ngo ntibamvuga. Bakuvugaga niwe wari warongoye ngo ntibamvuze, niba batakuvuze se wabaye iki? Ariko icyo ndimo kubumvisha, ntabwo tugomba gushaririza ubuzima ngo tubunutse. Niyo mpamvu tugomba kubibaza iriya mbuto zikaba muri twebwe, zikaba muri twe zigwiriye, zifite ubwenge bwose. Haleluya. Kuko niba tugiye kuzazana impumuro nziza ya Kristo, nuko tubanza tukagira ziriya mbuto. Mwabonye ukuntu imbuto z'influence ahantu ziri. Uzagenda ugura imineke uyishyira ahantu muri magaza, iyi mineke imaze gushya cyane winjira mu cyumba ukumva icyumba cyose cyabaye imineke. Uzatonora imineke uyirye ibishishwa we kubijugunya, nugaruka uzasanga inzu yose ibishishwa by'imineke byayihumuje nk'imineke. Imbuto zose niko zimera, zirahumura. Haleluya. Reka rero nihute turebe ahubwo ibindi tugomba kongeraho kugira ngo tumenye uburyo izi mbuto zizahumura, hanyuma nsoze dusenge. Icya mbere tugomba kubanza tukagira Yesu, tukamwakira, kuko niwe utuvana hahandi aho tunukira tukajya aho duhumura. Ukava mu byaha ubigambiriye, ukava mu byaha ubyanze, hanyuma Yesu akakuhagira. Ogejwe na Yesu, watunganijwe n'amaraso, hari ubwo yakuhagije amaraso, mbese imyambaro yawe. Iyo Yesu amaze kutweza rero aravuga ati ubu ubwo nakwejeje ngiye gutura muri wowe kubw'umwuka wera. Umwuka wera iyo atuye muri twe, buri ikosa twakoze akenshi iyo numvise abantu bigisha ku mwuka wera bavuga ibintu by'imbaraga, bakavuga ibintu byo guhanura, bakavuga ibintu byo ariko ikiryoshye ubuzima mu mwuka wera ni imbuto z'umwuka. Kuko umwuka wera afite impande ebyiri, hari umwuka uduha imbaraga Yesu, ariko hari n'umwuka uduha imbuto. Nibwo rero ushobora kubona umuntu w'imbaraga kandi woroheje. Kugira ngo uzahuze ibyo bintu bibiri birakomeye, kugira ngo ubone umuntu ukomeye ariko uciye bugufi. Niyo mpamvu ni iteka ryose iyo bavuga Yesu mu gitabo cy'ibyahishuwe, Yohana ngo yabonye umukuru yaramubwiye aterega humura, intare yo mu muryango wa Yuda aranesheje. Ngo ahindukiye agiye kubona, ngo abona usa n'umwana w'intama watambwe. Intama mu ntare, intare mu ruhu rw'intama. Niko tugomba kumera, tugomba kuba intare mu ruhu rw'intama, ukaba uri tafu, nta byaha ujyamo, nta bintu by'ubujagari, nta bintu byo kujenjeka, nta bintu by'ubutiku, nta bintu by'ubugambo, ariko inyuma ukaba woroheje. Ikiro nicyo cyatunaniye benshi, kuko abagabo twumva tugomba kugaragara inyuma bakamenya ko turi intare. Oya, ariko nta nubwo turi intama zihebeba. Oya, twe turi intama, ariko intama zigira zite? Ziratama. Nizitame nizihebe, icyo zikora cyose ntabwo tuzabizugira. Intama ziratama, ubwo ntibavuga bavuga. Ziratamatama, ahubwo ubu ntabwo zitama gusa, ziratamatama. Intama ziratamatama, inka zirabira, ihene zirahebeba.
so nuko bavuga imfizi zirivuga imisambi gahiga. Ibyo ari byo byose icyo nendaga kubabwira, ntabwo tugomba kuba intare z'inyuma zitontoma, kuko dufite imbuto za Kristo zitura muri twebwe, tukaba intare mu ntama, intare imbere ukomeye mu mwuka, ariko ukaba woroshye inyuma ku buryo abantu bashobora kwibeshyaho bakagira ngo uri intama. Hari igisigo cy'umupadiri witwa Alexis Kagame cyavuga ngo inkuba muturaniye mu mahoro uhora uyikekaho kuba intama. Nuko twagombye kumera, twagombye kuba inkuba ziturana n'abandi mu mahoro. Inkuba muturaniye mu mahoro uhora uyikekaho kuba intama. Reka twebwe tuba intare ariko bajye badukekaho kuba intama. Uzi ko wigendera mu nzira ukundana n'umugore wawe, wavuga ko sheri joteme, atari ko kira kigabo ni inganzwa, aturiya yaratamiye tu, baramurebeye bamugiriyeyo. Kubera iki? Bari bantegerejeho kuba intare itontoma bakabona ndi intama, ariko wanyegera ugasangamo imbere ahubwo ndi intare ariko si intontoma. Ibintu byanjye nzabikora mbitunganye mbishyire ku murongo, kuko Yesu atuye muri jye, kandi ni intare ya Yuda ariko ni intama yatambwe. Haleluya! Byombi bigahurira muri twe. Imbuto z'umwuka nizo zitigira acceptable. Ibyo rero hari ibintu bibiri ngira ngo dutekerezeho bijyanye n'ibi twigaga. Icyambere, mwibuka hari igihe umugore witwa Mariya yari n'umukobwa, daheri ntabwo tubwira ko yari umugore, ko ibyo tuzabisobanuza neza tugeze mu ijuru. Mariya hari igihe Yesu yabasuye nyuma yo kuzura Lazaro. Muri Yohana ibice 12 kuva ku murongo wa 1 n'uwa 2 ngo Yesu aje ngo maze Mariya ngo yari afite icupa ririmo amavuta y'igiciro cyinshi, ngo ararifata ararifungura, amavuta yasuka ku birenge bya Yesu. Umva ukuntu bavuga, amaze kwisuka ku birenge bya Yesu ngo abihanaguza umusatsi. Ndagira ngo turebe tuzakora dute ngo dukwirakwiza impumuro nziza. Nuko baratubwira ngo bamutekeraho ibyo kurya bya nijoro, Marita arahereza, kandi Lazaro yari umwe mu bicaranye na Yesu basangira. Mariya yenda igice cy'indatira y'amavuta meza nk'amadahano y'agati kitwa narada y'igiciro cyinshi cyane, ayasiga ku birenge bya Yesu, abihanaguza umusatsi we, inzu yose itamamo ayo mavuta. Reka mbabwire ikintu kimwe, ntabwo amavuta yacu, ntabwo impumuro yacu izahumura tutafunguye amacupa. Haleluya! Ntabwo impumuro yacu izahumura tutafunguye amacupa, kuko Yesu yaravuze ngo abantu bazamenya yuko mwanyizeye, muzaba abagabo bo kumpamya. Ugomba kubumbura akanwa abantu bakamenya impamvu hari ibyo ukora n'ibyo udakora. Aha niho dufite ikibazo gikomeye cyane. Ntabwo tuzaba impumuro nziza ya Kristo dufunze akanwa. Amacupa ya parufe ifunze ntushobora kumenya ko ahumura, itangira guhumura iyo icupa warifunguye. Abantu bagomba kumenya abo turibo. Hano mu iyi minsi, iyi myaka turimo, dufite ikibazo cy'abakristo bafunze nk'amacupa. Iyo ageze mu bandi asa nabo, iyo ageze mu bandi avuga nkabo, iyo ageze mu bandi avuga ibyo bavuga, atera inzenya nk'izabo. Ntareke impumuro nziza ya Kristo ngo isohoke. Halo, iyo uri mu bandi uhumura ute? Kuko hari igihe tujya mu bandi, reka mbabwize ukuri, njya ngira ikibazo gikomeye cyane, na kera kose narakigiraga. Kera maze gukizwa, yewe nakijwe nguruka nk'igisiga ndi ntagondwa. Noneho abasore twabanaga, hari abasore basanzwe nyine b'abapagani, nanjye nari narabanye nabo. Cyakora ntabwo nabaye umupagani Rulindo nagezeyo ntangiye gukizwa. Nari mfite ukuntu meze imezi 6 ya mbere, ntabwo nari nkijijwe, ariko nari umupagani ushaririwe n'ubuzima gusa.
ariko Imana ingirira neza muri ayo mezi 6 ndakizwa, mpita mfata icyemezo. Iyo baganiraga hari ibiganiro bitashoboraga kubura kugaruka, ibiganiro by'abasore badakijijwe iteka ryose iyo bidaturuna ku nzoga no kunywa no kubyina, bituruna ku bakobwa. Izo nizo topiki zifata 90% y'ibiganiro by'abagabo memo n'abasore badakijijwe. Ngeze nkajya nibaza ariko ibi biganiro ko bitakindyohera. Nkajya nicara nkaceceka, tukicara ku meza nkabikiragi. Uriya nuno munsi nuzambona nifashe gutya turi nko mu nama, ukambona nashyize urutoki gutya ku munwa, ujye umenya ngo nuza kumva twanavuze uyu munsi, ubwo Imana irabaye mukubise umunyafu wo kumukangura ngo avuge. Ubundi ubwo bavuga ngo umunwa nawufunze no talk. Buke turicara barambwe atari ko giye turashaka kukubaza ikibazo, ko tubona usigaye ushaririwe, ibiganiro byacu ntabwo bikunezeza. Ndabwo rero mbabwiza ukuri, ibi biganiro by'abakobwa n'inzoga n'ibindi ntabwo bikimfataho rwose. Nzajya mbyihanganira kuko tugomba gusangira, ariko ubundi ku bwanjye nabo bambera imfura barambwira ati kuva uyu munsi tuzajya tubiganira udahari. Sawa. Hanyuma haza kuza umusore umwe aje kubasura, abazana ibiparu kabisa rish by'Ikigali. Araza agakubita igiparu kimwe akabona baracecetse, yakubita ikindi akabona arabwira rutari gushaka mwabaye iki. Barambwira ati rero ureke ntwane namara kugenda wenda ubizana, ariko twasezeranye nawe yuko hari ibiganiro tutazongera kuganira hari. Ndabashimira cyane. Rero icyo nende kubabwira, hari ibintu bimwe bitagombye kubaho turi. Impamvu bamwe twitera za deodora abandi bakitera amaparufe no kugira ngo bitwikire impumuro y'icyuya cyacu, sibyo? Natwe aho tugiye impumuro nziza yacu yagombye gutwikira impumuro mbi y'isi. Ariko ikibazo kirimo muri no minsi usanga impumuro mbi y'isi yaganje impumuro nziza y'abarokore. Tujya ahantu ugasanga n'abarokore barimo baratera ibipara, barimo baravuga ibintu by'ibi keza barokore. Ni ryari tuzumvisha abantu yuko twebwe hari ibyo tutavuga? Ni ryari tuzumvisha tukijya muri university hari ibintu bitaga kubatiza bakatuma tugamara ibyumweru 2 tuvuga ibigambo ariko natangajwe n'umurokoro umwe bagamimo barayizo witwaga Havugimana Israel. Yaje kuri university bagiye muri batema aravuga ati ndakicwa ndakanyagwa, sinshobora kuzavuga ibi bintu. Barambwira tutavuze ibi bintu rero ntuziga hano. Yavuzinze ivarisi aritahira kabisa. Nyuma yaje kubona buruse ajya kwiga handi, ariko ntabwo hari ibintu bimwe tugomba gufunga tukavuga ngo ya nitugera hano twebwe turaza gufungura perfume, hanyuma iminuko yose wenda igiye bahandi ntikabe mu ngo zacu. Hari igihe winjira mu ngo z'abarokore ugasanga ibiganiro byaho baranegurana kuva kuri A kugeza kuri Z. Hahirwa umuntu utajya mu nama y'ababi, ntiyicarane nkunda ukuntu Bibiliya ntagatifu yabihinduye. Hahirwa umuntu utajya mu nama y'ababi, ntiyicare mu nteko y'abaneguranye. Bana baricara bakanegura uyu bakanegura uriya. Impumuro nziza ya Kristo. Hari abantu rero bazi kubikora neza, yawe agiye kunegura abantu ati rero buriya ati Pastor Zed nuko umusengera cyane, ati muri iyi minsi yarangiza ibya Pastor Zed yarangiza atereka burya ndakaregesa nawe ati nawe kumushyira mu musenyi ati Santwane burya bwatubwira ati noneho ukagira ngo arimo arabaha ibyifuzo by'amasengesho, ariko arimo gukwiza inkuru mbi z'ubuneguranye. Impumuro nziza ya Kristo. Hello. Tubigerageze. Tuzabigeraho dute rero? Icupa rya parufe ntirizahumura
ritagize rite ritafunguwe. Icya kabiri, kugira ngo tuzabishobore, Pawulo yabwiye abaroma mu gice cya 12 arababwira ngo mutange imibiri yanyu ibi bitambo bizima byera bishimwa n'Imana. Kugira ngo ibyo tuzabishobore nuko tubanza tukishyira ku gicaniro nk'ibitambo bizima. Uriya nta kintu gihumura neza nka brochette. Nubwo ntakunda inyama cyane ariko brochette zirahumura tu. Ubu ngubu wagize umuntu ukaranga brochette hirya hariya muri GS wa impumuro wayumvira hano. Bapfa kuba bayishyize ku gicaniro bagakubitaho umuriro inyama bakayigerekaho, uhita wumva impumuro yatamye aho hantu hose. Natwe umunsi tuzishyira ku gicaniro cya Yesu nk'ibitambo bizima, impumuro izazamuka. Haleluya. Mureke twishyire ku gicaniro, umuriro w'umwuka numanuka muzumva impumuro yakwiriye ahantu hose, kuko ku gicaniro hariho umuriro kandi ku gicaniro twashyizeho igitambo. Haleluya. Iki rero nicyo kintu mugomba kumva, byose biragaruka ku mwuka wera. Mureke dushyire imibiri yacu ku gicaniro cy'umwuka, tubwire mwami Yesu, manura umwuka n'umuriro. Twashyizeho igitambo, ahasigaye ngiye kugenda nk'igitambo kizima cyera gishimwa n'Imana. Ariko umuriro numanuka nzajya mbumbura umunwa ngiye kuvuga Yesu. Hari ubwo abantu banibeshya ngo ibiganiro, ngo tugomba guhora dufite ibiganiro bivuga ibintu bimwe. Oya, reka abantu bivugira ibiganiro byabo, ariko uze kubaha challenge ibagarura kuko bagomba kubabo. Nicarana na Karegesa dushobora kuganira ibintu byo mu itorero, ariko mfite objective yo kumuchallenginga ngo ariko twakora dute ngo iyi paroisse imere neza. Ibyo ntabwo tuba turimo kunegurana, tuba turimo kureba uburyo twatunganya umurimo ukaba mwiza. Hari igihe ubaza umuntu ukavuga uti mpa nk'ibintu nka bine byiza rwose twakora, atoya ntabwo wabyumvise. Iteka ryose tugomba gukora uko dushoboye, tukaba ku gicaniro. Ukaba urimo gusunika abantu kugira ngo ibintu bijye imbere, ukaba urimo gusunika abantu kugira ngo umuriro wake. Icyo gihe niyo mwavuga ibintu bibi ariko mugamije kubihindura nta kibazo. Ariko reka tujye ku gicaniro, dutange imibiri yacu ibi bitambo bizima byera biri ku gicaniro. Noneho umuriro numanuka, impumuro nziza izamuke. Haleluya. Kandi uwo muriro, hari ahantu Mose yabwiye Aroni, niho ndangirije, mu Balewi ibice 6, aramubwira ngo iki gicaniro cye gihora iki igitambo cyoswa. Ibice 6 mu Balewi aravuga ngo Uwiteka abwira Mose ati, tegeka Aroni n'abana be uti, iri ni itegeko ry'igitambo cyoswa. Ririya jambo bakoresha ryo kuba ibitambo bizima ni bene iki gitambo iki ngiki cyoswa. Bashyiragaho cyose kigakongorwa n'umuriro. Ariko twebwe ntabwo turi ibitambo bikongorwa n'umuriro, turi ibitambo ahubwo bihoraho ariko biri ku gicaniro. Kijye kiba ku nkwi zacyo zo ku gicaniro, kirareho buke, umuriro wo ku gicaniro uhore waka. Umutambyi yambara ikanzu ye y'igitare n'ikabutura y'igitare, ayambare ku mubiri we, ayore ivu ry'igitambo cyoshejwe cyakongowe n'umuriro ku gicaniro, ariyorere iruhande rw'igicaniro. Yiyambura iyo myambaro yambara indi, ajye gusesa iryo vu inyuma y'ingando z'amahema ahantu hadahumanijwe. Umuriro wo ku gicaniro uhore waka, ntugasinzire. Umutambyi ajya awushyiramo inkwi uko bukeye, awushyiremo igitambo cyo koswa igice cyose ku bwoserezo bwacyo, awoserezemo urugimbu rw'ibitambo by'uko bari amahoro. Umuriro wake ku gicaniro rudaca, ntugasinzire. Iki nicyo kizatuma tujyana impumuro nziza ya Kristo ahantu hose. Umuriro w'umwuka, umuriro wo gukunda Yesu, umuriro wo gukunda Imana, umuriro wo gukorera Imana. Ntugasinzire ku gicaniro cyawe, kuko ikibazo dufite abarokore benshi nta passion bakigira. Sigaye ubona ibintu by'Imana baba baraho
baza kuririmba bizetura, baza gusenga ari uko bahendahenda, batura amaturo ari ukubinginga, bamwe baba bitotomba, umuriro warazimye, ni uguhembera. Ariko Imana yo yavuze ngo uyu muriro, iyi passion ujye uhora waka ntugasinzire. Haleluya. Iyo rero umuriro w'Imana urimo kugurumana muri twebwe, biroroshye cyane kujyana impumuro nziza ya Kristo aho tugenda hose, kuko uba uri ku gicaniro uri igitambo. Wakwicarana n'abantu ukaba urimo gushaka aho uri buhere ubabwiriza ubutumwa bwiza, wakwicarana n'uwihebye ukaba urimo gushaka ahantu uri bumubwire ijambo rikamuzahura, wakwicarana n'umuntu uri mu byaha ukaba urimo gushaka uburyo urize kumubwira ngo abivemo. Iteka ryose umuriro ugahora waka ku gicaniro. Wabumbura akanwa abantu bakamenya ko ufite Yesu. Amen. Wabumbura akanwa abantu bakamenya ko ufite Yesu. Niyo waba uri wenyine ukaba ugenda mu nzira ubwira Imana ngo Mana nyemerera aho ngiye uze gukorana nanjye. Wabyuka mu gitondo rikabisengesho ryawe, wajya kuryama nimugoroba ikabisengesho ryawe, ukabwira Imana ngo Mana reka mbi igitambo ku gicaniro kandi mporeho. Uyu muriro ntugasinzire. Abantu bamwe bagenda bahondobera buke bukeya. Hari mwene data umwe twari turimo kwandika chapitre y'igitabo cyo ku mateka ya Anglikani, twe baduhaye kwandika ku bubyutse. Yashyizemo amazina y'abantu benshi. Ndahongera ariko ubu bubyutse bwagiye hehe? Icyo ni ikibazo ndimo kubaza Imana. Gideon yigeze kubibaza Imana aribwa ati ariko Mana zambaraga basogokuru batubwira zagiye hehe? Reka mbibasigire, kuko mu Rwanda itorero rya mbere umwuka yamanukiyemo rigatanga revival mu gihugu na Anglikani. Mujya mubaza Imana ngo ariko Mana zambaraga zagiye hehe? Ndetse bamwe bazakubwira ngo zirahari, nkabwira niba zihari kuki zakonje? Ntitwaba twarasigaranye igishushanyo cy'umuriro, inkwi zaravuyemo kera. Ntitwaba dufite ifoto ya fiance kandi yaratubenze kera ukaba warayisigaranye. Muko uzuraga n'ubu ngubu ifoto ye ndacyayifite, kandi se wabaye umugore wanjye, ariko ntabwo ari imanutse mu nzu yanjye. Ariko ifoto ye nta mpamvu nari ifite yo kuyica, kuko ntabwo yari umwanzi wanjye, ni amahitamo. Ariko icyo nenda kubabwira, hari abantu umwuka yagiye kera basigarana ifoto. Tuvuga revival ariko umuriro warasinziriye. Ese Banglikani bene data zambaraga zagiye hehe? Ese twakongera tugasubira ku gicaniro hanyuma uwo muriro tukawuzamura, hanyuma umubabwe mwiza ugahumura, abantu ukamenya bakavuga ngo ariko iyo mpumuro irava hehe? Ngo ni hahandi hepfo hariya ku Baporoso kuri Anglikani, ngo bongeye bacana umuriro bashyira ibitambo ku gicaniro, hanyuma impumuro nziza ikwira umujyi wa Kigali. Haleluya. Kuko iyo dushyize ibitambo ku gicaniro, umuriro iyo watse turahumura. Haleluya. Imana iduhe umugisha. Mureke dufungura amacupa ya parufe, impumuro itame. Ariko ngewe nkunda kariya kanyuma, nkunda igitambo kiri ku gicaniro. Sinkunda inyama ngewe, nta nubwo nkunda burushete, ariko nkunda impumuro yazo. Reka twishyire ku gicaniro cya Yesu, tumubwire ngo Mwami Yesu manura umwuka n'umuriro, dukwize impumuro nziza muri karitsiye. Dusenge Imana. Ariko niba wicayemo uyu mugoroba ukaba utari wava mu byaha, uyu ni wo mwanya. Ushobora no kuba warabivuyemo, ariko ukaba wari usigaye ugenda umuriro warajeho ivu. Igihe kirageze, haraho Paulo yabwiye Timote, yaramubwira ngo Timote we, ngo hungiza impano ikurimo yake, fan your gift into a flame. Reka n'abari barafite uburokore bwamaze kuzaho ivu, amakara yatangiye kuzimata, reka twongere duhungize, niturangiza dushyira igitambo ku makara, maze abantu bumva impumuro nziza ya Kristo muri twe.
niba rero wicayemo hano uyu munsi ukaba utari wakira Yesu nk'umucunguzi n'umwami wawe, cyangwa ukaba wari waramwakiriye ariko ukaba urimo kugenda arenga uhinguka nka Petero, uyu ni wo munsi wo kongera ukavugurura ubwitange bwawe, ngo uyu muriro ujye uhora waka ntugasinzire. Uzamura ikiganza aho ubwira Imana ngo Mana, I'm coming back, ndagarutse ndaje, wongere watse umuriro muri jyewe. Ushobora kuba ari nabwo bwa mbere wenda ubundi utarigeze unakira Yesu nk'umucunguzi n'umwami, ukaba wari waje kwiteranira bisanzwe, ariko reka dusenge Imana. Kandi natwe twamwakiriye tuzi ko bikimeze neza. Reka mbabwire ikintu kimwe, burya umuriro wose ujya ucogora ukamanuka, ariko Imana iratubwira ngo ongera uhungize, hungiza umuriro wawe. Kandi uburyo bwiza bwo kubikora, shyira umubiri wawe nk'igitambo kizima kera, ugishyire ku gicaniro, umuriro Yesu azawicanira. Numubwira ngo Yesu dore igitambo kiriteguye. Bajya batubwira Eliya mu Bami igice cya 18 ngo Eliya amaze gusana igicaniro cy'Uwiteka ngo ashyiraho inkwi ngo agerekaho igitambo, ngo arangije abwira Imana ngo Mana, uyu munsi bigaragare ko ari wowe Mana. Ngo umuriro uramanuka ufata igitambo n'inkwi n'ibindi byose. Reka uyu munsi umuriro umanuke ufate kuri twese. Ariko niba urimo utari wakira Yesu nk'umucunguzi n'umwami, ngirira gutyo, uzamura ikiganza tubanze tugusengere, turangiza dusengere n'abandi ngo dushyire imibiri yacu ku gitambo, ku gicaniro. Niba wumvise umwuka avugana nawe, ngiye sinjya ntoteza abantu, sinjya mbahata. Wumvise umwuka avugana nawe atari ku uyu munsi hari ibyo ugomba gutunganya, uzamura ikiganza aho uri. Hanyuma niba twese twumva turi ready, twiteguye, reka noneho namwe ni hahandi mbabwire muzamura ibiganza aho muri, nk'ikimenyetso cyo kubwira Imana ngo Mana nkuzamura ikiganza, nishyize ku gicaniro cyawe nk'igitambo kizima. Ujya ubona abantu iyo bagiye kurahira bafatisha idarapo ukuboko kw'ibumoso bakazamura ikiganza cy'iburyo bagakora indahiro. Umwami Yesu, tukuzamura ibiganza byacu kuri uyu mugoroba nk'ikimenyetso cyo kukwibutsa yuko dushaka kuba ibitambo bizima ku gicaniro cyawe. Utwemerere, utwakire, ubanze utwejesha amaraso yawe, kuko twebwe dushobora no kutabona yuko tutejejwe, ariko wowe ubibona, uratuzi uko turi. Utweze twese uko tungana muri uru rusengero, nurangiza usuke umuriro wawe kuri aba bantu bose, kuko waduhaye isezerano uratubwira ngo mu minsi ya nyuma nzasuka umwuka wanjye ku bafite umubiri bose, ngo abasore banyu n'inkumi bazahanura, ngo abasaza bazarota. Ariko turasenze ngo uyu munsi izo mbaraga zitumanukireho. Turashaka kujyana impumuro nziza y'ubwami bwawe, turashaka gukwiza hirya no hino impumuro nziza yawe mwami wacu Yesu Kristo. None utwemerere, dushyize igitambo ku gicaniro cyawe, usuke umuriro w'umwuka, kandi ufate buri muntu wese uri hano, umwibutse ibimureba, umwibutse aho yirirwa, umwibutse aho atuye, umwibutse uko abayeho, umwibutse uko abanye n'abandi. Twese uduhindure kugira ngo noneho aho tugenda hose imbaraga zawe zikora umurimo. Wumve gusenga dusengeye aha ngaha. Iki cyumweru tugishyize imbere yawe, kuzageza ku cyumweru tuzahageze Mana urimo gukora ibitangaza. Hirya y'iki cyumweru twinjira muri uyu mwaka uje, tuzabona imbaraga z'umwuka, tuzabona imbaraga nshya, tuzabona ibitangaza bishya, tuzabona itorero rishya, tuzabone mwami umuriro mushya muri iri torero n'ahandi hose tugenda. Reka imbaraga zawe zitumanukireho, kandi ntizibe zo guhera hano mu rusengero, tuzijyane mu makaritsiye dutuyemo, tuzijyane mu kazi aho dutuye, aho dukorera, tuzijyane aho tugenda hose, abatubonye bose nk'uko byagenze ku bigishwa bawe ba mbere, bajye bamenya ko twahuye nawe, bajye bamenya yuko tubana nawe. Reka imbaraga zawe zidukoreremo. Mwuka wera tuguhaye rugari, utegeke tukumvire, uyobore tugukurikire. Umwami wacu ahabwe icyubahiro, duhabwe umugisha natwe tuhesha abo duhura nabo bose, mu izina rya Umwami wacu Yesu Kristo. Amen.